Hello family and friends, meze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhuza Real Talk. Natwizeye ko mumeze neza. Twasaba umugisha w'Imana amahoro, ibyiza byose Imana itanga mu buzima bwanyu bibagereho. Hanyuma niba uri mushyashya, please subscribe, liking and sharing video zacu. Kandi niba wumva ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo, nimero zawe ngaho muri description, you can reach out ukatubwira igitekerezo cyawe ko byumva ko twabikora n'icyo mba twahindura. Hanyuma rero dufite ntuzi group yacu tugiye dutangiraho inama ya WhatsApp, link rero aho ngaho nayo ushobora klikaho ukinjira utanga inama yawe ugaturefitinga si ngombwa ngo ugumemo kandi ukumva ushaka kuba part of it ukagumamo, ibyo nabyo n'umugisha. Reka twihute n'umunsi bimeze bite, wazanye yihe, byifasha bite. Inkuru n'umunsi nawe n'umupapa, inkundi inkuru mpabwa n'abapapa kubera kubaza gutya quick ewan agenda straight akayivuga vuba kandi barangiza nkumva nyine ko tutamenyereye ko abapapa basharinga ibintu nk'ibi ngibi nyine ngo sharinga inkuru ibintu byamawe cyangwa byamubabaje. Banumva nyine inkuru z'abapapa ewana abapapa tubahaye karibu nyinshi cyane kandi please keep opening mukomeze mufunguke muruhuke, turabikunda kandi we are here for you guys. Hanyuma rero reka nkomeze muri uno munsi bidakuye ko ntakundi z'abamama n'iz'abakobwa n'iz'abasore, don't judge me, zose ndazikunda. I was just making a comment kuri ngiyi uno munsi. Reka rero nihute inkuru uno munsi imeze gute. Inkuru uno munsi umupapa aragira ati akiri umusore, tugiye back akiri umusore iwabo baramufite ari umwana umwe, mama we abandi bana ntago begeze bagirwa amahirwe yo kuba nyine babayeho ko baravutse ariko ntago babayeho nyine igihe kirekire, asigara ari wenyine n'undi musista we umwe, abanyine ari umuhungu umwe na sister we. Ati rero badufataga nyine nk'abantu nyine babuze abana kuko abana baravukaga bakitaba Imana. Rero tubaho dutreatingwa very special kubera ko turi abana bakeya kandi nawe urabyumva nyine ababyeyi bacu bagize ibibazo byo kutabona abandi bana. Ati noneho muri rwacu akaba ari umukobwa wahabaga watureze, ati watureze umukozi njyewe sister wanjye muto we yaramureze cyane ariko wenda nanjye yaje ni nk'umwana w'imyaka 5 arahaba ubuzima bwose. Umwana w'umukobwa akanyita akankunda buri kimwe, atari ko byaje kumbaho mu rwego ntazi cyakoze biratangaje, byaje kumbaho mu buryo atazi yisanga yakundanye n'uwo mukobwa wo mu rugo. Aturangije gukundana akamuraho anyitaho birengejeho. Icyo gihe amaze kugeza imyaka 18, bibaza ko ngo rero yarakuze cyane yaramuto. Ati rero biza kurangira dukomeje tubonana bigiye abandi bajya ku ishuri, njye muri vacances ngakwepa mu vacances nyine igihe abandi bagiye bagiraga abantu babigisha wagakwepa kaza tujyatangiye mu icyo gihe cya vacances nyine arangije secondaire. Ati birakomeza nyine asa nk'abaye umugore we, biza kurangira atakiproteja kubera ko bo babonye ko nyine bamenyeranye bigeze ngo ntibiproteja aza kumutera inda. Akimara kumutera inda uwo mukobwa wo mu rugo ati ntiyigeze ambwira ko aramutera inda, yabonye ko nabivuze mu rugo bamufunga, areba ibintu byose biri behind ibyo bintu byabaye urako bitakunda, ahita atoroka mu rugo aragenda turamubura. Biragenda bigira igihe ati sinigeze menya yuko hari cyabaye, gusa nyine naramukumbuye kuri telefone ndamubura, ndamushaka ndamubura pe ndamubura nyine birarangira mu mutwe wanjye bigitsibamo ko nyine yaje mu buzima bwanjye yageze akagenda. Nyuma y'imyaka 10 ategeye ko ramaranya kuri Facebook arambwa ati biti ni runaka. Ndebye amafoto mbona ari kumwe n'umwana rwose mukuru, arambwa ati ubu ni njyewe manza kubaza se warashatse ko umuntu ufite uburenganzira ntabwo nashatse, ahubwo udashakira umwanya duhure tuganire, nimba nifuza kukuganiriza nk'umuntu twakundanye. Atakibimbwira umutima witutera, ntiyashatse afite umwana ntashaka kumbwira ngo tuzaganire live, bitanwe se nicyo ushakira mbabarira umubwire ko udashaka kumbwira ko uyu mwana ari uwanjye. Ataravuga ati niba mu gihe wabibonye deje wabiketse reka nkubwire nyine umwana ni uwawe. Impamvu natorotse nabonaga bitakunda nzafungwa cyangwa nzahanwa cyane, bitamo gutoroka ndagenda nkora telefone, atari ko uyu nguyu ni umwana wawe. Aterese arumva mbaye nk'umusazi, ndamubwira ibyo nikumbwira sibyo, nta kuntu wagira umwana wageze imyaka 10 utarambwiye, umwana si uwanjye, yajya kuba uwanjye waraje mu buzima. Ati mu gihe utegeze uza umwana si uwanjye genda umugumane si uwanjye.
ati ndangije ndaryama ndatekereza ubuzima twabanyemo nawe, ndavuga nti birashoboka, reka ndeke guhemuka, kuko nubwo ni umukozi wo mu rugo uramwana ashaka kuzangirira umumaro, umwana ni uwanjye kandi nawe njye namukundaga, icyo uko yakoraga akazi ko mu rugo cyose kirangira mufata nk'umuntu nkunzi cyane kandi niyumvamo, umwana ni uwanjye. Ati mpita amuhamagara kuri Facebook ntiyitaba, bukeye ndahamagara ntiyitaba, ukwezi kurashira buri munsi muhamagara ntanyitaba. Urumva yari narababajwe nuko nihakanye umwana, yanga kunyitaba pe, birarangira yanga kunyitaba. Ndangije nicaza mama, ndavuga ati mama, ngiye kubwira ikintu gikomeye, niba unkunda umfatire ibanga kandi ungire inama. Ati ngaho umbwire mwana we. Ati ndamutekerereza inkuru yanjye. Mama yahise ambwira ati sinzongera kukuvugisha kugeza ushaje, ati sinzongere kumva ugize ikintu umvugisha, urasuzuguritse, uri cheap, ucishijwe bugufi cyane ku buryo wakora ikintu nk'icyo ngicyo, ufite mu mutwe ahatoye cyane ku buryo atekereza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati mama nawe ntiyangira inama, ntiyambwira ngo atajya kubwira papa na mushiki wanjye, inkuru ibaye inkuru. Mu gitondo nabyuka agata amagazina ry'amukoza, ati se ko arizo level zawe, ati ubundi wakwigaragaje. Ati wana ngira ikibazo, ngira trauma, wa mukobwa nahamagara ntanyitabe, mu rugo nabo bamfashe gutyo, ati urumva neza agahinda karanyishe. Byaje gucamo igihe ndashaka, ati ndangije gushaka nshaka umugore mwiza pe kandi nanjye nkunze. Ndavuga ati mana ko bikose basi mbonye urugo ufite nanjye aho nzajya byibuze nkora, mbonye famiye. Ati ndagenda muri rwa rugo, ndangije kugerayo umugore ararwara cyane, araremba, ntiyasama, hashamo igihe byaranze. Tugeze kwa muganga bavuga yuko afite ikibazo cyo mu nda, ko mu nda ye hangiritse. Ati rero umugore wawe ntabwo afite kubyara, ahubwo tugomba kumukuramo iterisi kugira ngo atazagira kanseri. Yari afite ibibyimba kuri iterisi ahantu hatandukanye. Ni ukuvuga baravuga rero tugomba kumukuramo iyo iterisi ye kugira ngo atazarwara kanseri, tumuproteje. Rero kuko wabonaga ko bishobora kuzavamo kanseri, rero kugira ngo turisike ko bizavamo kanseri no bibyimba, amahirwe menshi hari nuko tubikuramo hakiri kare. Ati rero ndibaza umukobwa utarabyara agiye kumukuramo iterisi, ntabwo azaba akibyaye, bizaba birangiye. None se ndatunga umugore tuzabyara n'uwo twabyaranye ntanyitaba, n'umwana aramwihakanye, ati urumva neza bimbanye isereri. Ati birancanga. Rero byaje kugera aho ngaho umugore wanjye yongera amukuyemo iterisi, mbana nawe mu nzu afite kubyara. Namenye ko nashaka guhemuka ngo muce inyuma cyangwa njye ahandi, kuko nabwiye ko nzamukunda uko ari, zandahiro turahira murahira n'abandi bose barahira bagirana. Izo ndahiro nanjye narazikoze. Mbona ko rero ntago natandukana kubera ikibazo atagizemo uruhare, ngo umwana ameze gutyo, nta mwana afite. Wa mukobwa yarambwiye ati wowe, nyuma yaje kunyitaba, atarambwiye ati wowe ntago nzigera nkubabarira, sinzigera nkubuza n'umwana wanjye, kubera ko wanyeretse ko utamushaka mu buzima bwawe. Ati rero naho bigeze mu by'ukuri umwana ndamushaka, ndi kwibaza mwangiriye inama, ni iki kintu nakoresha kugira ngo ngere ku buzima bw'umwana? Ni ku buryo sinshaka. Ati niyo mpamvu nabajije, icyiza nimumuzi, ntabwo muzi uwo mugore ufite ikibazo, uramukeka ariko ntawuzi, ntabwo uzi umukobwa mu rugo babyaranye n'umwana babyaranye ntawuzi. Niyo mpamvu usanga akenshi zino nkuru ziba very helpful, kuko ntabwo tuzanamo amasura y'abantu, amazina yabo n'amabackground yabo n'imiryango yabo, ariko ugasanga wumvishije ikintu kandi utanze inama ikwiye. Aragira ati impamvu nabajije nuko nzi ko nta muntu n'umwe n'expose, ahubwo ndagira ngo mumfashe kumenya inzira nziza ndi bubikoremo, ntavogereye amarangamutima yewe nyina wa mwana wakomeretse, agatwitira umwana ahantu hatemewe, agatorokana umwana, akadengana n'umwana, arinze asaza ari umwana wenyine afite, atamufite ari umwe wenyine, ntashaje gusaza atari kuko hari imyaka afite ubu ngubu yose, nta mwana wundi n'umwe afite, ni umwana umwe yabyaye rutoki. Shaka kumenya uburyo ushobora ku approachinga wa muntu, cyangwa ushobora kugera ku mwana wanjye ntakomerekeje amarangamutima ya mama we. Ati nk'abantu b'ababyeyi, abantu bajijutse, abantu basobanukiwe, mungire inama y'inzira nziza nshobora gukoresha ku buryo na approachinga wa mwana mugere, kuko ndamwifuza cyane ko aba mu buzima bwanjye, kuko umwana akeneye umubyeyi kandi nanjye nkeneye umwana. Ati ariko mungire inama y'inzira nziza nshobora gukoresha nkagera kuri uno mwana
nta kintu nkomerekeje, nta kintu nangije, kandi nkabona umwana na mama we nta kintu kimwe mfuye nawe cyangwa usanga haje amakimbirane n'andi matiku n'imyuka mibi yo kutumvikana. Ngayo nguko inkuru umunsi ngiyo, uyu mugabo uyu mubyeyi wifuza inama zanyu, wumva mugiriye inama, igitekerezo ufite, ikintu cyose wumva wamugira gishobora kumufasha, jya muri comment wandikemo mubwire uti njye mbyumva gutya, nanjye nagenza gutya. Message yawe, comment yawe ni ingenzi cyane kuko irafasha n'abandi benshi bashobora kuba situation nk'izi ngizi bitari byagera kuri no level kugira ibibazo byinshi, wenda bakabagira icyo batekereza mbere yuko bitinda cyane bikaba too late. Uko rero ndashimiye cyane kutwizera mukadusangiza inkuru zanyu, kudutrustinga mu nzira zose. Turakunda cyane, niba ku manywa, niba ari nijoro, niba aho uri hose, uri mu kazi, uryamye, ahantu hose uri kudukurikira uri, tugusaba umugisha, amahoro y'Imana, kandi mukomeze mwiteho. Turakunda cyane, mugire umunsi mwiza, ijoro ryiza, amanywa meza. Bye bye.